dushimiye Imana rero kubw'uyu murimo mwiza tugiye gukora cyangwa se gukorerwa wo kubatizwa. Ubundi Bibiliya ivuga ko umuntu yumva ubutumwa bwiza yamara kubwemera hanyuma noneho akabatizwa ariko ijambo ry'Imana rivuga. Ntago rero ari umuhango wa kidini nkuko abantu benshi bajya bagira imyumvire itandukanye, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Kuko nibuka neza Yesu ubwo nawe yari hano mu isi, nawe yasanze Yohana aramubatiza. Bibiliya rero ivuga ko yamubatirije mu mazi menshi, kuko hari abantu benshi bagiye bakorerwa ikintu bita kubatizwa ariko batabatijwe kuko banagikora icyo kintu batizeye. Bibiliya ivuga ko ubwo Yesu yabatizwaga yagiye ahantu mu mazi, ntago bigeze bafata amazi ngo bamushyire ku gahanga cyangwa se bamushyire ku kindi kintu runaka, ahubwo Bibiliya ivuga ko Yohana yagiye mu mazi hanyuma na Yesu ajya mu mazi noneho aramubatiza. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Kubw'ibyo kandi Bibiliya ivuga ko kubatizwa, umuntu wizeye akabatizwa, ni ikimenyetso cy'umutima akorewe umutima uticira urubanza. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kwizera ubutumwa bwiza budukuramo wa mutima wicira urubanza, hanyuma bukaduha undi mutima mushya muzima w'umwuka. Bibiliya ariko ibivuga. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo rero abantu bagiye kubatizwa, ndizera ntashidikanya yuko umutima wafite, kubera yuko uwo mutima wibuye bawukuyemo kuba kwizera ko kuvuga ubutumwa bwiza, bamaje kubwumva babwizeye, Imana yabahaye umutima uticira urubanza. Ni ukuvuga ngo umutima utongera kubabwira ko bazacirwaho iteka, kuko iteka twarikuweho no kwemera urupfu rwa Kristo. Imana ishimwe cyane rero kandi Imana ihimbazwe. Niyo mpamvu rero umuntu ugiye kubatizwa agomba kubatizwa nyine azi n'icyo abatirijwe, nuko aba ari uwizeye. Kandi ndagira ngo mbabwire, hari benshi twaramenyereye ibintu byinshi byuko umuntu ngo abanza bwo kwiga ku gice, mubera nta gice kibamo, kuko Bibiliya iravuga ngo muri Kristo niwe arimo ukuzura ku mwana kose. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo rero umuntu yizera ubutumwa bwiza, uwo mwanya birashoboka ko yahita abatizwa cyangwa se birashoboka ko yabatizwa ariko ubundi Bibiliya ivuga ko umuntu yizeye ubutumwa bwiza abatizwa. Ntago rero umuntu ujya kwiga ku gice nkuko abanyamadini bajya babikora, ahubwo iyo umuntu yemeye ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ngo uwo muntu aba abaye umukristo wuzuye. Ntago mu bukristo rero cyangwa se ntago mu bana b'Imana habamo ibice, ahubwo haba harimo ukuzura ku mwana kose. Imana ihimbazwe. Nicyo rero nagira ngo nsobanureho wenda nk'abantu baje kubatizwa cyangwa se n'abatwumva, n'umuntu birashoboka ko umuntu yakuvuga ubutumwa bwiza ari ahangaha hanyuma akizera hanyuma akaba yabatizwa, ko Kristo yapfuye mu mwanya wawe, ko yishyizeho ibyawe akabihanirwa, urupfu rwe n'amaraso bye niba byagukijije. Ubwo Kristo yari ku musaraba yafashe gukiranuka kwe arakuduha, nk'uko nawe yajyanye gukiranirwa kwacu. Bibiliya ivuga ko rero nyine urupfu rwe rwaduhanagweho, rwadukuyeho iteka twarakatiwe, hanyuma tuba abana b'Imana tubeshejwe n'uko twemeye urupfu n'izuka bye ko byadukijije. Imana ishimwe cyane rero kandi Imana ihimbazwe. Nkaba nashimiraga Imana rero nyine icyo gikorwa cyiza Imana nyine yaduhaye cyo kuyizera. Niyo mpamvu bavandimwe shima Imana yuko turi hano, kubera ko abizeye babonetse. Niyo mpamvu rero bagiye kubatizwa, ni ukugira ngo bahamirize abantu yuko ibyo bintu bemeye ari iby'ukuri. Imana ishimwe cyane, kuko nibuka neza na mbere iyo umuntu yumva ubutumwa bwiza yarabatizwaga, yarageraga agashyirwa mu mazi hanyuma akajya kwereka abantu yuko ibyo bintu yemeye ari ibintu by'ukuri, akabyerekana ku mugaragaro ati rwose ibyo bintu ndabyemeye ndetse ngiye no mu mazi. Imana ishimwe cyane rero kandi Imana ihimbazwe. Ishimwe ntabwo ndi busubiremo ibyo mwene data amaze kuvuga, kugira ngo yasobanuye neza impamvu turi hano. Yasobanuye impamvu turi hano no kubwa bene data bizeye ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana rivuga ko Kristo atuma intumwa kujya mu mahanga kuvuga ubutumwa bwiza. Yavuze ko abazizera ubutumwa bwiza bazabatizwa. Ubwo rero turi hano kuko hari abizeye nyine. Icyo bizeye kandi si ikindi, urupfu rwabo muri Kristo Yesu no kuzuka kwabo muri Kristo Yesu, urupfu nk'igihano cy'ibyaha. Bivuga ko twese twavutse dutandukanijwe n'Imana ku bwa Adamu, umukurambere wacu wakoze icyaha, bigatuma abamukomotseho twese tuvuka turi abanyabyaha. Ibyo rero akaba nta n'umwe wabashije gusimbuka aho hantu, kuko Adamu acumura niwe muntu wa mbere Imana yari yaremye, nta wundi muntu wari uhari wundi. Bituma rero twese nyine ubwo tuba twanduriye muri we. Reka mvuge ngo Imana yaremye umuntu umwe, ibiremeyemo abantu bose. Umuntu umwe rero yanduye, ubwo n'abantu bose baba baranduye. Navuga ko iyo komoko yacu ya mbere, nibyo vuko ryacu rya mbere, nicyo kibazo inyoko muntu yose ifite.
none rero iyo umuntu akuze baramubwira ati gerageza ukore neza hanyuma wemerwe n'Imana. Ariko ikibazo utaranakora wari mubi, utaranakora wari mubi, uri mubi wakoze, uri mubi utakoze. Ikibazo twa dufitanye n'Imana si imikorere ahubwo ni kavukire yacu. Imana igiye kubikemura rero ntabwo yatubwiye ngo nitwivugurure, ntabwo yafashe uwo muntu wanduye gutyo wabaye mubi ngo imusabe kwivugurura cyangwa se guhindura ingeso, ahubwo nk'uko yaravuze ngo by'ibyaha n'urupfu byasabye ko yica wa muntu, sibyo? Noneho rero kubera ko iyo inyica nkanjye nari kugenda buheriheri nkarimbuka ku neza yawe n'urukundo byayo yanshyize muri Yesu. Jambo ry'Imana rivuga ko yaduteranije twese muri Kristo kugira ngo iduhaniremo. Iratwica igihano twagombaga guhabwa cy'urupfu rw'iteka ikivunja mu rupfu yishe umwana wawe, sibyo? Noneho ku munsi wa gatatu ituzurana nawe, ariko ituzura turangije iki? Turangije igihano. Hapfuye umunyabyaha ariko mwumva havamo intunga. No mu buryo bw'amategeko iyo bagukatiye igihano ukagikora neza ukakirangiza uhinduka nyine umwere. Amategeko ntabwo aba kigukurikira. Natwe rero kubwo gupfira muri Yesu tukamaramo iminsi 3 twarangirijemo igihano, sibyo? Noneho rero umuntu mushya uretse muri Kristo Yesu nta rubanza afitanye n'Imana. Urwo rubanza rwarakaswe ariko n'igihano cyarwo yagize gute? Cyararangiye. Abantu bari hano rero nta kindi benda kuduhamiriza. Uraza kujyamo hariya arabanza tubwire nyine uko ameze mu mutima, sibyo? Umubatizo ntabwo tuje gushyira abantu mu dini bishya nk'uko abantu benshi bagiye babikora. Akenshi iyo batse idini nyine kugira ngo bakwakire barabanza bakakubatiza. Nta nubwo ari kugira ngo abantu bavuke ubwa kabiri, ahubwo abantu benda kujya mu mazi ni uguhamya ko bavutse ubwa kabiri. Reka mvuge ko unizeye ubutumwa bwiza ariko ntujye mu mazi ijuru warijyamo. Twaje mu modoka turi kubwira abantu ko igisambo cyari kiri kumwe na Yesu ku musaraba cyahishuriwe ko Yesu azira ibyaha byacyo, ijuru kiraribona. Ntabwo cyagiye mu mazi ngo bakibagire, sibyo? Kubera ko igihe umuntu ubugingo buhoraho ni ukwemera urupfu rwawe muri Kristo Yesu, ukemera no kuzuka kwawe muri Kristo Yesu, sibyo? Ibyo ngibyo biguhesha ubugingo buhoraho niyo utajya mu mazi. Ariko kujya mu mazi ni uguhamiriza abantu, nawe kandi wihamiriza. Nabyo reka mbyongereho, wenda nicyo mwene batatavuze, ni uguhamiriza abantu ariko nawe wihamiriza, sibyo? Kubera ko mu muntu burya habamo nyine na wa muntu w'ubwoba, habamo na ya kamere, sibyo? Njya mvuga ngo habamo gihazi. Gihazi ni wa wundi ubona ko ibintu byacitse, habamo n'isoni. Ariko usezeranye ku mugaragaro uvuze ati uyu mugabo wanjye ngize gute? Ndamwemeye. Abandi bose n'utundi dusore twanshakaga nimwitahira umugabo nagize gute? Namubonye. Ibyo bikabera ikimenyetso abandi ariko nawe bikakubera ikimenyetso. Guhamya rero ni mu bwo buryo. Nawe bikubera ikimenyetso, sibyo? Ukabuhamije mu by'ukuri ku mugaragaro kw'ibyo wemeye ari iby'ukuri, ko nta n'ibindi bihari wakwemera, sibyo? Nkavuga ni rero mbere yuko baza kujya mu mazi wenda n'icyo cyatumye wenda mvuga mwenda ntabyo yari yavuze muramanza muduha ubuhamya, sibyo? Yavuze ngo umuntu yizeye ubutumwa bwiza na hano twamuha amazi, kandi kuko nibyo umugore twazanye mu modoka yavuze ati niko nizeye mwamaye amazi. Duturuka i Kigali twazanye n'abantu tuvuga inkuru nziza, umugore umwe arizeye aravuga ati ahubwo murambatiza. Turamubwira ati nukuri komezanya natwe tugende amazi urayabona. Ariko yari afite umugabo barafite izindi gahunda basi n'ibyakumva, ariko twari kuzana hano nawe akabatizwa. Ntabwo bisaba imyaka runaka umuntu amaze yizeye ubutumwa bwiza. Akagaye nawe wemeye ko wapfanye na Yesu, igihano cyawe kikarangirira muri urwo rupfu ukazukana nawe uri mutara, nta kibazo ufitanye n'Imana, ufite umutima uticira urubanza rw'iteka. Nawe amazi ntabwo twayatwira. Filipo n'inkone niko byagiye. Imana iyoboye Filipo kujya gusanganira inkone yari iri mu igare, yaragiye ayibaza nimba ibyo yasomaga ibyumva. Yasomaga amagambo ari muri Yesaya, ari gusoma ku bya Yesu ariko atumva ibyo ari byo. Aramubaza se ibintu usoma urimo kubyumva? Aramubwira ati ntabyumva ne nta muntu ubisobanura. Ahera aho ngaho aramusobanura, amubwira ibya Yesu, sibyo? Hanyuma arabyizera. Amaze kubyizera bagira ahantu nkanga hari amazi. Inkoni iramubwira ati ariko se ko mbona amazi hano kandi nkaba nizeye, icyambuza kubatizwa niki? Nawe rero wizereye ahangaha amazi arahari, nta cyakubuza kugira gute? Nta cyakubuza kubatizwa, sibyo? Navuga ni rero umuntu wese Imana yabihaye aze hano aduha ubuhamya bwe, kuko uko twakishijwe turabizi. Gukizwa ni kumwe,
umugabo twasiye mu modoka yatubwiye ariko afite kwizera ko turabwira ariko kwizera kwawe nimba kudahura nuko ijambo ry'Imana rivuga ni foro dufite turabwira ati kwizera kujya n'abantu mu ijuru ni kumwe niba ari uko kuri kujya kudusangiza sibyo aravuga ati hoya ati muzambaza undi munsi ariko Imana yaciriye inzira aho ngaho twibwirira abandi ubutumwa bwiza havuyemo n'ukizo niko twabishimiye Imana urugendo rwacu rwabaye ruhire ntabwo rero ari idini tuje gushinga inyagatare hoya ahubwo tuje kubera ko ari bene data bizeye ubutumwa bwiza nkuko natwe twabwizeye sibyo niba muri bagomba kuduhamiriza kugira ngo twumve ko dufite ukwizera kumwe ko kwizera kujya n'abantu mu ijuru ni kumwe nta kundi kubaho sibyo ugufite rero arahabwa amazi sibyo ariko navuga ngo ntabwo ari itegeko ko umuntu wese wizeye ubutumwa bwiza ari buhamye uyu munsi niba nta by'Imana yaguhaye utegereze izabiguhereza sibyo ntabwo ari itegeko rihari utabatijwe wajya mu ijuru sibyo ariko Imana yabiguhaye nta mpamvu yo kutagira ute yo kutabatizwa sibyo Imana yabiguhaye nuvuge ngo naje niteguye hari umudamu mwegeze utubwira ati naje niteguye kubatizwa ati bamwe ko mufite ubatizo ndaza ariko ntabwo niteguye kubatizwa nta myiteguro mu batizo tugira gute tugira nta kwigira umubatizo nta kugura imyenda mishyashya umuntu abatizwa gusa kubera ko yizeye Yesu Kristo sibyo Imana yabiguhaye nuze kuvuga ngo ntabwo nagize gute ntabwo niteguye niba Imana yaguhaye kubatizwa ubatizwa navuga ni rero ni karibu ku bantu benda kujya mu mazi Imana yabihaye wese ace hano aduha ubuhamya bwe ubundi agende bamuha amazi Imana ishimwe